muyede havamo umufoni. Ntabwo abantu bajya batekereza ko mu mukonvoyeri havamo umushoferi. Ntabwo abantu bajya batekereza ko mu batwatayaze mando mu batwarwa havamo abatware. Ubwenge bw'abantu buraciriritse, ariko njye sinjya ntekereza nkamwe. Ngewe ntago bibaho. Shingiye ku byo nabonye ndi umugabo wo guhamya ko ntafuye cyane habaho Imana itageza umuntu. Avesha Ingoma yawe niyogere niyabana abantu yanoteye. Haleluya haleluya. Hari abantu bibaza ko mu bakobwa bagufi hatavamo umugeni. Hari abibwira ko mu bagabo badafite amafaranga hatavamo umugabo. Ibintu bigaragara nk'ibidahari nk'ibisuzuguritse bidafatika n'iby'Imana ikoramo iby'imbaraga. Niyo mpamvu Imana yahamagaye abanyentege nkeya kugira ngo ikoze isoni abanyembaraga. Kuko iyo duhamagara turi abanyembaraga twari kwiratana imbaraga zayo. Imana ifata umuntu utazi kwiyandika izina ikamugabira umuriro w'icyubahiro bize bakamureba bakanamwumva. Imana ifata abantu bo mu cyaro bakabwiriza abanyamugi. Imana ifata abirabura bakabwiriza abazungu. Nubona wowe n'Imana, nubona utabanye neza n'Imana, nubona Imana igucitse, nta wundi muntu kwisi uteze kukugirira imbabazi, kuko Imana niyo izi kuraruza. Iyi ndirimbo nari nyiririmbyeho gato ngo mbabwire ko turi abana b'Imana. Amen. Umuntu aba umwana wa fande akabigendera, yaba umwana wa meya akabigendera, yaba umwana wa runaka kibamba kizigenza ahantu akabigendera. Kuba umwana w'Imana utabigendeye muri iki gihe turimo, haleluya, naho Imana yaguha zarukururana, naho yaguha ibifaranga byinshi, naho yaguha gucuruza ibintu byinshi, ntacyo byakumarira. Ariko turi abana b'iki b'Imana. Kuba umwana w'Imana ni ibintu njya nkurura, nkabikurura nta bindi nometseho bikantera gusinzira mu gihe cyo kubura ibitotsi. Kuba umwana w'Imana ni ibintu ngendera mu muhanda aho naba nambaye naberewe, ariko nkumva kuba umwana w'Imana nagenda nabyidundana nkagenda nidunda kuko nitwa umwana w'Imana. Hanyuma iri zina urihirimbanire kandi urishake, ube umwana w'Imana nawe ubwawe ujye ubyiyumvamo. Ndashaka tuze kuganira ijambo, ndashaka kuza kubabwira yuko hari ahandi hantu mukwiye gutura, kuko ahandi hose mutuye ni mu manegeka. Mutuye mu manegeka, wenda ube utuye muri etaje ni amanegeka, wenda ube utuye muri kadasiteri y'ibyumba 8 utuye mu manegeka. Ahubwo nkuzaniye ijambo ryo kukubwira ngo wimuka aho utuye utura ahandi hantu hatari amanegeka. Iyi naho yari amaze kunkingiranira mu cyumba agiye kuntwikira mu nzu, hanyuma muboha amaboko. Ahangaha naho yahonze amabuye ya telekomande, amabuye ya telekomande arayahonda arayanywa, sanga inda yabyimbye ari guturufuza hano. Iyi naho yariraga. Nimunyemerera abantu mwese muhagaze, tugiye guhuza amashyi. Protokoli banzize hano, nyegerera uyu mudamu ariko fata ibitabo byiwe neza. Ibyo sibye. Yes, uko bifashe rero. Reka tumukomere mu mashyi atamu. Reka dukomere Imana mu mashyi. Mukozi w'Imana Mama Charlene, reka tumukomere mu mashyi. Ayo mashyi yakome kuko twamutumiye uhari, ntabwo ari weho twatumiye, twamuhisemo. Imana yamutunze ibiganza, Imana yamutunze inkoni. Reka tumukomere mu mashyi. Ongera ayo mashyi tuyabo. Imana ishimwe cyane. Uyu muntu twakiriye, wowe ushobora kuba utamuzi cyangwa se umuzi uko ushaka. Reka mukubwireho ibintu nka 3. Uyu mugore bundi mu bintu bingora ni ukuvuga umuntu, kuko jewe nkunda kuvuga umugabo witwa Yesu. Niwe nabonye abantu nababuze kandi bahari. Ariko niba hari umudamu nabonye w'intwari, jewe ndamuvuga uko namubonye, ndamuvuga uko namwakiriye hariya muri biri wanjye.
ndamuvuga uko twari turi kumwe nawe kuri radio nimugoroba atwigisha ikintu bita amahirwe ya kabiri. Ndamubwira ni wagira ngo uri kwigisha jewe, ndamubwira uzi ko jewe amahirwe ya kabiri ari ryo yicayemo, niba hari na ya gatatu Imana yame nkomeze nicarayo. Wari uri kuvuga ubuzima bwanjye bw'amahirwe ya kabiri, ubu nyicayemo. Amahirwe ya mbere nari mfite ibiro 45, amahirwe ya kabiri mfite ibiro 103. Bunimba habaho na ya gatatu, ubwo ngiye kugira nk'ibiro 100 ngahe. Imana ishimwe. Ni umudamu Imana ihaye ijambo, ni umudamu Imana ihaye icyo kuvuga, ni umudamu Imana izamuye mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. Ni umudamu ufite ijambo nawe ugiye kumva ubuzima bwawe bugahinduka. Nta kindi kintu bigusabye usibye kwizera, kumva ndetse ukumvira, ubundi ukizera icyo gusa. Imana ishimwe. Hako duha Imana icyubahiro kubwo kwakira mama Sharire, tumuhereza icyubahiro Yesu kubwo kutuzanira umuntu w'Imana kugira ngo abane natwe atubwire icyo Imana yamutumye ku buzima bwacu buhinduke. Mu izina ry'itorero nyoboye mama, turagukunda kandi dutewe ishema nuko ubanye natwe kuri uyu munsi. Dutewe ishema no kugira ngo Imana iduhereza amahirwe yo kohereza ubuzima bwawe ngo buze buvugane n'ubwacu icyo Imana idutumye. Turagukunda, turakubaha, twubaha Imana ikurimo. Kandi Yohana ntabwo wanyumva umuntu namuvuze neza ngo uzahindukire wumve namuvuze ikibi. Oya, aho kugira ngo mvuge ikibi ku buzima bwawe kabone nubwo naba nakibonye, ariko akanwa kanjye karatuye icyiza kuri wowe, ahubwo naceceka. Turagukunda noneho by'umwihariko jyewe n'umuryango wanjye turagukunda. Hari amagambo uvuga agahindura ubuzima bw'abantu. Abo butarahinduka buzahinduka. N'ubu hano narabwirije, ariko na n'izi saha hari abatarakizwa. Abo rero bagiye gukizwa n'Imana ikurimo, kuko si ngewe kamara. Hari indwara hano zananiranye gucya, narasenze ntabwo ntaye, ariko hari ibyo Imana yateguye ngo nawe uzubikore kugira ngo nazo zihunge. Turashimira Imana ko twakiriye umuntu urimo impano z'Imana zikiza indwara, zihindura amateka, zihindura ubuzima mu izina rya Yesu. Hanyuma mu bintu nagiye mbwira abakozi b'Imana, nta muntu jewe tubanza kuvuga nibyo avuga. Bibiliya ni yawe uyisoma ntahari, icyo Imana igutumye ari cyo uduha. Byo kuvuga ngo nyura hase nyura ntabyo nzi. Rero tuguhaye umwanya wisanzure ahangaha. Uri umushyitsi muri uru rusengero, ariko ntabwo uri umushyitsi kwa data wa twese uri mu ijuru, uri umushyitsi mu Mana. Isanzura ahangaha ni mu bana b'Imana. Twongere tumukomere mu mashi ngaho na ya Yesu tuyakome, dukomere Imana mu mashi. Baririmbye mwicare mugubwe neza, kandi uyu munsi Imana iraza gukora ikidasanzwe. Imana iguhumurize. Urakoze cyane. Amen. Bakundwa turabana b'Imana, ariko uko tuzasa ntikurerekanwa bene data, icyakora kuri hafi. Bakundwa turabana b'Imana, ariko uko tuzasa ntikurerekanwa bene data, icyakora kuri hafi. Aho hera nifuza nzaririmbana n'abaho n'indirimbo zo kunesha. Haleluya. Amen. 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 Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Amen. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Amen. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Amen. Ndashimira Imana kandi ndashimira n'umuyobozi wanyu, kandi namwe ndabashimiye kuko mwaje mu nzu y'Imana. Amen. Iyi ndirimbo nari nyiririmbyeho gato ngo mbabwire ko turi abana b'Imana. Amen. Umuntu aba umwana wa fande akabigendera, Yego. 'Yego. Yaba umwana wa meya akabigendera, 'Yego. 'Yaba umwana wa perezida akabigendera, 'Yego. 'Yaba umwana wa minisitiri akabigendera, 'Yego. 'Yaba umwana wa
yaba umwana wa runaka kibamba kizigenza ahantu akabigendera. Kuba umwana w'Imana utabigendeye muri iki gihe turimo, haleluya haleluya, naho Imana yaguha za rukururana, naho yaguha ibifaranga byinshi, naho yaguha gucuruza ibintu byinshi, ntacyo byakumarira. Ariko turi abana b'iki b'Imana. Kuba umwana w'Imana ni ibintu njya nkurura, nkabikurura nta bindi nometseho, bikantera gusinzira mu gihe cyo kubura ibitotsi. Kuba umwana w'Imana ni ibintu ngendera mu muhanda, naho naba nambaye naberewe, ariko nkumva kuba umwana w'Imana nagenda nabyidundana, nkagenda nidunda kuko nitwa umwana w'Imana. Hanyuma iri zina urihirimbanire kandi urishake, ube umwana w'Imana nawe ubwawe ujye ubyiyumvamo ko uri umwana w'iki w'Imana. Hanyuma uko tuzasa ntago kurerekanwa, icyo nzi nuko uko tuzasa ni kwerekanwa, tuzanyurwa nabyo. Imana ibaha umugisha. Nitwa Mukeshimana Emery, tanzwe ku izina rya Mama Sharirene. Ndi umumama w'abana 5 sengera mu Nyakabanda. Imana nibaha umugisha. Uyu munsi w'inyongezo Imana iduhaye ni inyongezo, kandi burya inyongezo tuba ari utuntu dukeye. Uyu munsi w'inyongezo Imana iduhaye nta kindi yawuduhereye no kugira ngo dutunganye ibidatunganyije. Nta na rimwe Imana ishobora kutwongeza kubaho kugira ngo tubanze twubake ibibanza twaguze. Nta nubwo Imana igitwongerera kubaho kugira ngo turongorwe cyangwa turongore. Ntabwo Imana itwongerera kubaho kugira ngo ayo twize tuyasoze. Nta nubwo itwongerera kubaho kugira ngo dukore akazi tukarangize. Imana itwongerera igihe cyo kubaho kugira ngo dutunganye ibidatunganyije. Tabyutse umunsi wicaye hano uri muzima, hari abantu babuze ubuzima kandi byatunguye. Nubona ubyutse ujye ukora icyo ugomba gukora kuri uwo munsi. Hati iminsi itazagushirana udakoze, ukazicuza kandi ntacyo wenda kuramira. Buri wese ajya abaho mu mwanya we. Iyo ndi mu mugambi w'Imana rero no mu byo ngomba gukora ndabyishimira. Uyu murimo ndawukunda. Umurimo wo gukorera Imana ndetse no gusenga ni umurimo w'icyubahiro, ni umurimo mwiza, kuko ni umurimo udakoze isoni, ni umurimo utabamo ngo bizaba byiza ubundi bibe bibi, ni umurimo uhorana icyubahiro, ni umurimo, reka nkubwire, ni umurimo ukora ukagukorera, ni umurimo ujyamo ukakujyamo, ni umurimo uguha agaciro, ni umurimo mwiza. Gukorera Imana ndabyishimira cyane. Hanyuma ndashaka tuze kuganira ijambo. Ndashaka kuza kubabwira yuko hari ahandi hantu mukwiye gutura, kuko ahandi hose mutuye ni mu manegeka. Mutuye mu manegeka, wenda ube utuye muri etaje ni amanegeka, wenda ube utuye muri kadasiteri y'ibyumba 8 utuye mu manegeka. Ahubwo nkuzaniye ijambo ryo kukubwira ngo wimuka aho utuye, utura ahandi hantu hatari amanegeka. Tugiye kureba ijambo ry'Imana mu Itangiriro ibice 12 umurongo wa mbere, dusome mu izina rya Yesu. Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu usiga umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzaba umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha. Amen. Nkuzaniye ijambo ryo kukubwira ngo aho utuye ni mu manegeka. Ndashaka kukubwira ahandi hantu ukwiye gutura. Ndashaka kubabwira ngo nimwimuka aho mutuye, mutura ahandi hantu niho muzabona umugisha. Mureke mbabwire, abantu bafite aho batuye. Ikikubwira ko aho mutuye, aho dutuye ari habi,
nuko umuntu atura muri etaje ariko akayivamo akajya kwiyahura. Umuntu atura mu bifaranga yarujuje ku makonti ariko akabirenga akajya ananirwa kurya ayo yagize gute, ayo yakoreye bimuvuna. Nuko abatuye mu manegeka. Umuntu abaho atuye mu kintu cyitwa ibikonti. Reka nkubwire, hari igihe njya muri beka yewe ukibwira ngo ujyanye ubuhumbi 500 ngo ujyanye miliyoni, ukahasanga abagabo bazanye mu mifuka. Hajya mbaza umuntu, ariya ni amafaranga? Ngo yego. Hari abantu bafite ikintu bita umufungo, imifungo, bajyana amafaranga bitari mu mashakoshi yacu, ahubwo bakayajyana mu magunira. Umuntu agatura muri ibyo bifaranga ariko akarara adasinziriye, nuko ari mu manegeka. Umuntu aragenda agaturana n'umugore mwiza mu buriri, umugore mwiza umwe wahera kurwara ukageza ku mutwe nta n'inenge umukuyeho, naho wamwambura ubusa ku mubiri we ukabona nta n'agakova agira. Agaturana nawe mu buriri ariko akarara arira kuko atuye ahantu bita mu manegeka. Umuntu aturana n'umugabo mwiza mu buriri, bagaturana ku buryo ubabona wese avuga ati genda washatse neza ufite umugabo mwiza w'ibogari, ariko akarara arira akisabira gupfa. Kubera iki? Ni amanegeka. Abantu baturanye n'igihagararo. Hari umuntu ureba ugakomeza kumureba ukamureba ukumva disi ntiwamukuraho amaso, ukavuga utari ku bundi Imana yaremye uyu niyo yandemye. Ukagira ngo Imana ifite ahantu yamubumbabumbiye wowe itakubumbiye. Ariko icyo gihagararo aturanye nacyo kuko ari amanegeka, ntikimunezeze ntikimunyure, akifuza gupfa. Ndashaka kubabwira ngo iyi si yose ni amanegeka, ariko hari ahantu ushaka kukwigisha nanakwifuriza ngo uyu munsi mwimuke mu manegeka yanyu muture ahandi hantu. Ndashaka kubigisha gutura mu gihugu cy'umwuka, nicyo gihugu cyonyine kitarimo amanegeka. Uyu mugabo witwa Aburahamu, Imana iramwitegereza ngo imurebera muri Uri y'Abakarudaya. Abaki? Abakarudaya basengaga imana zabo, bigiriraga Imana itanga imvura, bakagira Imana itanga izuba, itanga urubyaro. Umva, papa we Tera, Isetera, ngo yacuruzaga izo mana. Ariko rero Imana yarakoze kuturuhura, ibaze kugira Imana. Umva, maze no kuyitunga ari imwe birakogora. Ibaze ibyo bimana byose bigeze nko muri 20. Imvura Imana, izuba Imana, itanga abana Imana, itanga akazi Imana, iyica ivura indwara. Urumva ukuntu ari byinshi, twari kuzabasha kubiterura tukabishobora. Turashimira Imana ko iyo dusenga ari Imana imwe rukumbi ikubiyemo ibintu byose, yitwa Imana ishobora byose. Ngo Imana iramwitegereza. Burya nawe Imana yarakwitegereje nutiyobagiza. Nutiyobagiza mu bantu yitegereje ikazana nawe urimo. Nutiyobagiza Imana yarakwitegereje kandi ifite ahandi hantu ishaka kukwimurira. Kuba Imana yarakuvanye hariya mu basinzi, mu basambanyi, mu bagambanyi, mu bagome, aho biyahuza inzoga bakiyahuza urumogi, ikakuzana hano. Igufiteho iki? Igufiteho umugambi. Iramubwira ngo va mu gihugu cyanyu, uve mu gihugu cyanyu, uze nkujyane mu kindi gihugu. Ndashaka kugutuza i Kanani. Va muri bene wanyu b'Abakarudaya. Reka mbabwire, bene wacu abo tuvukaniriye, abo twiganye, abo duturanye, nta nama nziza bagira, nta humure bagira, nta kintu cyiza bagira, usibye kukubwira ngo nuhura n'ikibazo ujye wiyeranja. Siga bene wanyu, usige inzu ya so, uze mu gihugu nzakwereka.
Aburahamu ngo yumvira ijwi ry'Imana aragenda ava muri Uri y'Abakarudaya afata inzira araza atazi yagiye. Mureke mbabwire nubwo twaje tutazi ibi bintu ikizavamo, ibi bintu twabijemo tutazi ikizavamo, twabijemo twibwirira Imana ngo uzatwihera ijuru kuko twumvaga ari iryigira gusa, uzanyihera ubugingo. Ibi bintu twabijemo warota wibereye mu nzu nziza uti buriya niyo mu ijuru, warota witwaye mu modoka yawe ngo buriya nivuga butumwa, warota ameza ateguye ibisorori by'ibyo kurya ngo buriya ni ibiryo by'umwuka. Murumva ukuntu twari twarabaye? Ntabwo twari tuzi ikizavamo. Birashoboka ko n'ubu ibintu turi kukubwira ari ibintu utabasha gushyikira no kumva, kuko hagati yawe n'icyo ushaka hari urugendo rurerure utabasha no kureba ngo uruheze. Imana iyo ivuganye nawe ngo izagutabara uhita uyipangira ngo izanyura ko yigenje. Iyo ikubwiye ngo izakugirira neza ubona mu bantu bakwiye kugirirwa neza utarimo. Iyo ikubwiye ngo izaguha kwiga urangize uhita ureba mu ikofi y'iwanyu ukabona yuko bitazashoboka. Yakubwira ngo uzarya uhage ukayibwira uti wenda unampe dukeye. Mbese hari ibintu biba bidashoboka. Urugendo rwa Aburahamu ava mu Egiputa muri Uri y'Abakarudaya iwabo ajya i Kanani ntago yarazi ikizavamo. Hanyuma ndashaka kubabwira ngo nushaka kubana n'iyi Mana ntugakubita imibare, ntugakubita imibare kuko Imana igira inzira ibihumbi. Ibi bintu ntukabizane mu imibare ngo nikubwira ngo nzakora iki uhita uyipangira aho izanyura, kuko iyi Mana namenyanye nayo mva mu Basilamu nitwa Husna. Iyi Mana twamenyanye ndi umuyaya ndi Rwesa Amadongo. Iyi Mana twamenyanye ndi akantu maze ubu ndi ikintu. Kera barantukaga ngo ndi akantu ariko ubu bantuka ko ndi ikintu. Ibi birarutana. Iyi Mana kariya kagore ubu ndi ikigore ntacyo. Ibitutsi birarutana. Ubu kiriya kigore cy'igisitari sibyo rata. Ntukazane imibare. Nikubwira ngo genda wizana detaye ujye ugenda. Ibya bazagira ngo iki, bazavuga ngo iki, bazabifata bate, no nukugenda. Aburahamu arankundira ntiyabaza Imana ngo ndatwarwa n'iyihe modoka mviremo he, ntiyayibaza ngo nzacumbika he, mu gihe ncumbitse nzarya iki, ngo yumvira Imana aragenda. Wowe iki Imana igutegeka uzajya uba ari cyo ukora. Ngewe Imana impamagara nahamagawe ndi Umusilamu, mpamagarwa n'ubundi ndi mu mateka mabi kuko namaze kuvuka mu muryango wanjye data akanyihakana, nkajya kurererwa kwa nyogokuru. Kwa nyogokuru nabo bagahita bapfa. Bamaze gupfa mpita njya gukora akazi ko mu rugo mpindurirwa izina ry'ubuyaya. Nta muntu ushobora gutinyuka gutekereza ko mu muyede havamo umufundi. Ntabwo abantu bajya batekereza ko mu mukomvoyeri havamo umushoferi. Ntabwo abantu bajya batekereza ko mu batwatayaze mando mu batwarwa havamo abatware. Ubwenge bw'abantu buraciriritse ariko njye sinjya ntekereza nkamwe. Ngewe ntago bibaho. Shingiye ku byo nabonye ndi umugabo wo guhamya ko ntafuye cyane habaho Imana itageza umuntu. Avesha ingoma yawe niyogere niyabana abantu yanoteye. Haleluya, haleluya. Hari abantu bibaza ko mu bakobwa bagufi hatavamo umugeni.
nk'ibidahari nk'ibisuzuguritse bidafatika n'iby'Imana ikoramo iby'imbaraga. Niyo mpamvu Imana yahamagaye abanyentege nkeya kugira ngo ikoze isoni abanyembaraga, kuko iyo duhamagara turi abanyembaraga twari kwiratana imbaraga zayo. Ariko Imana irakabyara. Imana ifata umuntu utazi kwiyandika izina ikamugabira umuriro w'icyubahiro, abize bakamureba bakanamwumva. Imana ifata abantu bo mu cyaro bakabwiriza abanyamugi. Imana ifata abirabura bakabwiriza abazungu. Nubona wowe n'Imana, nubona utabanye neza n'Imana, nubona Imana igucitse, nta wundi muntu kwisi uteze kukugirira imbabazi, kuko Imana niyo izi kuraruza. Nk'ubu ngubu iyi ari isaro yanjye n'urugero ntanzi, ushobora kuyicazamo abo ushaka. Yego, ukabicaza abo ushaka, rimwe na rimwe abo ushaka ukabona sibo wari ukwiye no gushaka, n'abo udashaka nibo wari ukwiye gushaka. Ariko iyi Mana niyo nabonye iraruza. Izana abayedi, ikazana abakonvoyeri, ikazana abakarani, ikazana abayayi, ikazana ababoyi, ikazana abahengamye, ikazana abihengetse, izana abatagira base n'abatazi base, ikazana abavukiye mu muringoti n'abavukiye Faisal. Imana ikazana bwa busutwa bagira ntabwo igira. Nk'ubu hari abantu bajya banzanaho menshi ngo sindi umukozi w'Imana, nanjye nicyo nyikundira. Ukuntu iguma kumpa amavuta kandi ntayikorera. Oya, nanjye bajye bayimbariza. Amina. Inzira z'Imana zirenze. Hari iminsi nabayeho nisabira gupfa, ariko n'icyera ntabwo ari ubu. Witonde, ubu ntaho najya. Ubu ngubu ishatse kunjyana yanyeza rwihishwa, mwibanga ikanyeza, kuko kurimbuka byose narimbuka ndabizi, ijuru ngomba kuzarijyamo. Nkimunyamunya nkirundarundi, unyeze unyure, naragukoreye. Nareberaga iki gihugu cy'u Rwanda ahantu nazungurutse mu byaro bya hehe, narayikoreye kandi n'ubu nkomeje kuyikorera. Unyeze unyure, nkumva yuko kandi nayibwije ukuri ribunyumve, ikanyoherereza akantu kari bunyice. Nukunyica se ko ari ukumpuhura? Ariko na Imana nareba mu buzima bwo gupfa, Imana ikambonera mu buzima bwo kubaho. Kandi ujye ugenda unyurwa n'umugore wawe ukamuhubira, Imana igufata nk'umutumishi. Ntabwo ari ngombwa ngo dufite amatitira twiyometseho. Abantu benshi bafite uburyo bakorera mu Imana. Umuntu agiye kwiyahura ukamuhumuriza, umuntu agiye kwiyingira ukamugira inama, umuntu agiye guta inzira ukamuhubira, ukamwigisha buryo ubukoreye Imana. Mureke mbabwire, Imana twabanye nzi ko izampa ijuru nta n'ibindi igira, kuko ntabyo nabonaga mu myaka n'imyaniko nari maranye nayo. Ngewe nta n'imiyaga yanshyiriragamo kuko ntayo nabonaga. Nakubitwaga n'inzara nkakubitwa n'inkoni, kandi ibyo byose bikambaho mvuye ahantu nk'aha. Hari umuntu wajya gukunda kumbwira ngo se kuvuye kubwiriza ko nta n'isukari pasiteri aguhaye, nareba ngasanga koko nta n'ay'umugezi. Ubu musigaye muyampa kuko yampaye, n'iwanjye ngura ikarito nywa nire. Umva ko kantu inkweto zanjye zigahenga mu kuntu nama nitambukiye, se wagiye yibwira nibura ikazakugurira urukweto ahora njomba. Ndashimira Imana ko sigaye nambara izo muri Arufa boutique. Yarampaye se ko yananyongeje. Shitana azajya kubwira ngo iyo usenga kutaravo ikumariye iki? Azajya kubwira ngo kuyavuye mubonye iki? Ukava mu byago wiyongeramo ibindi. Ntukababara, ahubwo bijye biza vuba, kuko gahunda nuko biza bishirireyo vuba, hanyuma nayo ibizanire vuba, bya bindi bishirireyo vuba.
gusa njya shimira Imana umwuka wo gucogora no gucika intege no gusubira inyuma ntiwambagaho, nta nubwo ujya umbaho. Icyokora yampagura ubyarira akabyara abana, umwana mu nda undi mu mugongo, kandi no kubwiriza iyo niyo yari ifoto, kuko hari igihe bampaga umwanya wo kubwiriza umwana tita akabararize, ni mumpe ibyanjye nkajisha nkakomeza nkabwiriza mpetse. Nagiye kubwiriza n'amaguru, abakozi b'ubuse shenge nuko bategera akamoto, bareba ngombwa waba uri icyamamare bagatega indege, aba batayifite bagatega imodoka ntacyo bitwaye, ariko kubashyiraho agatunambwena ngo ni mu ntegere nabyo buryo ntabwo njya mbyemera. Ngiye mba numva itike nayaki yampamagaye, nagirira umugisha ku bantumiye hari icyo bitwaye. Buryo umuntu muri uyu murimo amafaranga wasabye yose ni umuvumo, ariko iyo uje uti ngenje gukorera uyu mwami aguhemba kuruta uko wikoreyemo. Imana ishimwe. Nkatahana uwo mwana mu nda n'undi mu mugongo, nkatahana amaguru nananirwa nkicara, nabona akabaraga nkongera nkakomeza, byaba ngombwa nkarara hanze n'imigeri, kuko mujye mwibebeza mama, mwebwe gusenga murabyemerewe, twe twarabikubitiwe, kuvuga ubutumwa twarabizize. Niyo mpamvu ngewe nta muntu wanyambura mikoro ngo mwemerere ngo umuntu aza n'utugambo ngo nceceke, ariko sha ntabwo muzi iyi mikoro iyi murubahuka. Mbabwiye ikosi ntakubwira ifunzo nakoze. Satani n'abadayimoni n'ikipe bakorana bitegereza iyi mikoro. Iyi mikoro nayikoreye ikosi, nayikoreye ikintu bita ifunzo, ntabwo napfuye kuyifata, niyo mpamvu ntanayirekura, barababeshye. Imana niguha ibirayi waruhiye ujye wicara ubirye, niguha imyenda watagangariye ujye uyambara, Imana niguha inzu nziza wakoreye ujye uyibamo, niguha umugore ujye ubana nawe, niguha umugabo mujye mubana, niguha akazi ujye ukicara. Maze iby'abadayimoni bavuga ngo ntibigukwiriye, ko bitagukwiriye se kuki ari wowe byakatiyeho, kuki bitabagiyeho, kuki sari njye wabaye icyamamare wowe yubacyo. Niko ko mfite mama Sharirene official, wowe ufite Rebecca official, ufite Claudine official, kuko ndifite mama Sharirene binyubahiri, kuko wasanga n'izina ryawe uryanditseho nta n'abantu babiri bagira gute babirebe. Mama Sharirene official niyo Imana yampaye, ngomba kuyicaraho nkahubira. Urambaza iki? Kuki abantu muba mu mirababaro mukayishimira, mwaba mu byiza ntimubyishimire? Ngo umuntu ngo natwita ngo azayihisha, bazayihisha we, kayihisha kandi afite umugabo, kayihisha batambona, wajya uri mubi. Hakuyihishije kuki mumenya kubabara ntimumenye guseka, ko mwabashe kuruha ntimumenye kuruhuka, ko mwabashije guhangayika kuki mutava mu mihangayiko? Imana niza ujye ubyishimira kandi ubigendere, kereka nimba warabikuye muri gobyori na gobeka aho no guhagarara hano ngo ushime byakugora. Mbyara umwana wa mbere, mbyara umwana wa kabiri, mbyara uwa gatatu, mbyara uwa kane, mbyara uwa gatanu, kuri ubwo buzima. Ariko imbwira ngo nzakugirira neza, nzagutabara, uzakomera, uzajya ubareba ugize utya nabo bakurebe bararamye. Yo
ariko yabimbwira iti n'ejo bundi warabimbwiye nzaguha icyubahiro wabanje ukampa ibirayi mureke mbabwire aho kugira ngo impembe inkorera ibyo yambwiye umugabo abarantaye abaragiye rahira ko utavuga uti iyi si Imana nasenze n'inyabingi twakubitanye Imana imbwire ngo impaye akazi k'umugisha nzamuwe mu ntera nako nari mfite bakanyokane Imana imbwire ngo umukobwa wanjye igiye kumuha agakiza aza twita impanga ebyiri Imana imbwire ngo abahungu banjye barakijijwe polisi bambika ipingu banyweye urumogi ni kwikora Imana imbwire ngo abamvuga bagiye guceceka noneho bahite bamera nk'inzuki batayemo igitiritiri Imana imbwiye ngo inkorera ubukwe na fiance twari dufitanye gahunda akaba nkatiye mwandikira ntasubize Imana imbwire ngo imirima yanjye igiye kwera cyane nibyo nari mfite birumbe Imana imbwire ngo ngiye kujya ndangurira mu Bushinwa n'amatewusi bayinyirukanemo yego naho nari ngeze nzakugirira neza nzabigenza gutya n'ibindi ntavugiye hano riri ngiye kubona mbona aragiye kandi atwara n'ibintu byose byo mu nzu sigara ndyama ku musambi nge n'abana kumukeka ariko nta jambo igivuga ngo rihe n'abantu niko bavuga igenda rye rimukozeho ko ntajyaga kuraya se ko ntajyaga Kadirake ko ntajyaga Sodoma ko ntajyaga Inyamirambo gutega iyo ngiye erega aho twagiye ibyo tuzazana nibyo bizagaragaza aho twari turi bite byawe ari wowe nurara Kadirake nkarara mu rusengero ibyo tuzabungukana si bimwe mfite icyigisho ndi gutegura kivuga ngo ibyo dukora tuba tubitsa kuri konte y'ubuzima kandi gahunda tuzabibikura umunsi nabikuye nawe ukabikura niho tuzamenya ibyo twabikaga ibyo kuri ngo twitana ba mwana ngo abandi babi ngo abandi babi wivunika ibyo nabitse mu myaka itambutse nibyo ndi kubikura niyo mpamvu nambana umwenda w'ibihumbi 150 ngo uriya mugore ko nta mugabo agira biriya yambara bikura nabitsaga ntari kumwe nawe urambaza iki ariko sura mugore abana erega nuko babareba uriya mugore abana 5 bose abatungishije iki nabitse ntari kumwe nawe none se muri kiriya gihe ntabo twabikiye rimwe ababitse uburaya bafite ibyo babikuye ababitse gutwara abagabo b'abandi nabo barabikuye nanjye se murambaza iki mwareka nanjye nkabikura kwambara neza kurya neza gutura heza abana kwiga heza ariko se nari nabikura we nawe ibyo uri kubika wicaye ubu mwicaye hano buri wese afite ibyo ari kubitsa ariko buri muntu wese ibyo abikazana bibikura nimba warabitse umudiho wa nyawe nimba warabitse ivugabutumwa nimba warabitse amasengesho nujya gusarura twese tuzabibona ibyo wabitse kandi ibyo wicaranye hano nibyo uzicarana hano nibyo wicaranye ahangaha nujya kubibukura tuzabimenya Imana ya Isiraheli irambwira iti ngiye kukondora mfite ibiro 45 irambwira ngo ngiye kukondora muzi ko Imana yondora irangiye imbwengo igiye kunyondora ni narazingamye abana benshi biryo bikeya n'inkoni nyinshi uzi ko Imana yikubwiye ngo kukondora ikaguhishyushyu ugasukamwe amazi ubukoze amakosa ufata agashyushyu kakanywa konyine za Nyabarongo zanya ariko mwabaye motapu ufate inusu yishyushyu ujya kuzuzamo ibikombe 4 ngo tore musi
zikunda yuzure rokoroko nikubwira kukondora ntugasoke mwibizi wenda kajye kaba gake cyo kanyweraho irambwira ngo nzaguteraho undi mubiri n'amasharire fata regime harompeka ngo nzamuremerera ashyire hasi nta nuwo nkandagiraho ngo ndamubabaza abananutse kuki mutabaho ibibabyibushya ko bahari babishaka irambwira ngo nzakwambika uberwe nzaguteraho undi mubiri bajye babazanya ngo mbese uriya niwe cyangwa siwe ariko ujye ubabwira ko ari wowe kuko bavugaga ngo ndakanyamushiha nageraga umushiha se nabanye nabo Imana tugendana urugendo turabana imyaka 14 irashize Yesu ni umugabo mwiza mu gitondo kabimpa nimugoroba kabinyima uzi impamvu yabinyimaga yagira ngo irebe ko ndi bwakire bya sugar daddy yagira ngo irebe ko sugar daddy nadodora mu kingurire uri mu kizami ntago uzarya iby'Imana udatsinze ye niko hari ibyo ubuntu mwigeze mubona n'inguzanyo z'abakene iyo bazibahaye babaha itegeko ry'uko mugomba gucuruza mukunguka ntago bababwira ngo nimwicare babatamike nk'impinja na amafaranga ugomba gufata ugasinyira n'ibyo ugomba kugenda gukora kugira ngo uzatere imbere reka nkubwire nukenera agafaranga k'Imana nashaka 5,000 ugomba kubanza kujya ku ishuri surarize ni irya babandi birwa bakubwira ngo ureba neza kandi unabizi neza ko nta n'amaso meza ugira ureba neza sha kandi nawe wirebye ubona ko utareba neza pe ibizami mukora waje se tugahurira ahangaha nka 3 z'ijoro turahamarana iminsi 2 ibyo nibyo bizami agashaka kukugurira inkoko kandi umaze nk'umwaka utayikoza mu kanwa none se muri mu bizami Imana ibahe gutsinda ntabwo ibintu by'Imana bifata ngo ipfe kubijugunya barabashuka hari inzira binyuramo kugira ngo nibiguha uzabiha agaciro kandi ubifate neza kandi iyo bifashe ntibigucika nta nubwo bigucira urubanza none se wanyoherereje agafoto kawe wambaye kora nyoherereza agafoto kawe wambaye kora noneho kugira ngo akwemeze akabanza akakoherereza kuri telefone amafaranga kandi akayohereza wabuze n'iripfumuye icyo nicyo kizami rero urahitamo kohereza agafoto wambaye kora cyangwa usubiza amafaranga y'abandi nyasubize maze 2 nta Imana ibahe gutsinda ibizami ubu hari amategeko y'abadayimoni yasohotse nta muntu wabaho adatetse imitwe kugira ngo uzacuruze Kigali nuko ugomba kuba ingetura ntago watunga umugabo umwe muri iyi viziyo ngo azakugeze ku iterambere ugomba kugira uwo gukorana n'uwo kurimbana kandi ntago ugomba kwirukana inshuti zose mwabanaga ugomba kumenya ko yanaguhinduka ariko imyaka iragwira iyo myangaro niyo mu bapagani ntago ariyo mu bakirisitu Satani yatubwiye ko kwizera Imana byonyine bidahagije Imana igiye kugufasha ibanza kureba ko nawe wifashije Satani yaraduhuguye kugeza ubwo abantu batagishaka kubaho mu bushake bw'Imana ahubwo bagomba kubaho mu buzima bwo kwiyeranje sinzi umuntu umwe kuri iyi mihanda niko bayita ya YouTube ngo yabwiye umuntu ngo nta muntu uba kuri iyi mihanda uzajya mu ijuru rega ibi byose tuba tubeshya ibaze kugira ngo uzi kutazarijyamo kandi nibura utarandagaye ngo ugure etaje ngo Imana izaguhwanyirizemo nibura warabaye mu etaje utuye muri Banyahe ukabura ijuru kandi warabaye muri Banyahe
ukabura ijuru nibura utaraguye no ku modoka ngo urye n'ibifaranga byinshi uzanapfe wariye. Imana ikabima ubundi ikabinyima, ariko sha ikanabinyima cyane. Hajya kubwiriza iminsi ngahe 7 yose nigisha ibiterane nzenguruka paruwasi, nataha nkaburara bakananyirukana mu nzu. Ubwo buzima mbubamo bigeze aho mbwira Imana ngo ngiye gucumbikisha abana, ntangira no kuyibwira ngo runaka nzamujyana kwa runaka ndabagaba, hanyuma ngewe njye gukora akazi ko mu rugo. Impamvu navuze akazi ko mu rugo nuko nabonaga ariko nzakora kandi singira ibyago nteza. None se najyaga gushaka gukora akazi ko mu rugo nta bagabo bambwira ngo duhurire muri iyi hoteli? Ariko ujye wibaza umuntu ukubwira ngo muhurire muri hoteli azi ko ufite 5, abazi yuko bo bamera guta ariko ibishwakumye biragwira, hanyuma nawe ukicara ngo aragukunda. Gukunda ati umuntu agukunda gute akagusaba kujya kwimariramo inkoko nta n'indagara yaguriye abana bawe? Ibyo ni ibishwakumye. Nzagutetesha ubusubu ni wanetesha njye nyine yamamariye iki? Umuntu ugomba kunetesha yaneteshanya na 5 banjye, washaka kunsohoka bose ukabapakira tukagenda. Ubundi ibyo bindi nibyo basongarere n'urubyiruko. Inzara irangica ubuzima buranga, ariko ndabashimira umugabo witwa Yesu. Aho nari ngeze ngira ngo ncumbikisha abana banjye, niho Imana ya Isiraheli yantabariye inzana muri uyu mwanya mpagaze. Yambwira abantu ngo njya kuzamuka ntawe nakandagiye ku ntugu, njya kuzamuka ntawe nazamukiyeho, nta n'uwambereye urwego, nanjye sinzi iyo byaturutse. No kwamamara ntabyo nari nzi, sinarebaga YouTube, nayirebaga se nakweho amafaranga. Kubu ngubu ngora internet y'ukwezi, hanyuma nkabireba yashira nkagura indi. Nari kubireba desa yanjye nkenyereyeho ya mitiyo ngo ndaza kubireba. Njya gusenga mbabaye ndi muri uwo mwanya wo gushaka gucumbikisha abana banjye, njya ahantu bita muri Murya. Imana ivuganira nanjye muri Murya, irambwira ngo ndakuzamuye, irambwiye ngo ngiye kukugaburira nkwambike kandi uzambika abandi ugaburire n'abandi. Imana irambwira ngo izina ryawe ndihaye icyubahiro kandi ndihaye umugisha. Mba nisanze mu bintu ntatekerezaga, icyigisho nasohoye nk'uko ndi hano, abantu baramfata ntabizi babizana kuri YouTube, bashyiraho ya matitire yabo agaburira inda zabo n'amatamuneri, maze basohora twatu video nyine tubahamagara bakaza. Mbese muri make baratwika, harashya. Hamaze gukongoka rero mama Sharirene mba ninjiye mu mugambi w'Uwiteka gutyo. Imana itangira kungirira neza. Iyo ngeze hano mbwira abantu baje gutwika ngo bizarangira nabo bahiye. Umuntu waje kuri iyi tera adahamagawe n'umwami azicuza n'icyatumye haza. Hano ntago ari ahantu wapfa kuza imbokoboko, ni ahantu ugomba gukandagira ufite misiyo kandi yo gukiza utaje kwica. Imana impumugisha, umugambi wayo irawusohoza. Yajyaga imbwira ngo izampa konte muri Beka, nkumva nayibwira ngo yimpe basi no mu rwego cyangwa n'ahandi. Muri Beka kuntu ninjiye muri Beka bwa mbere banyoherereje amadolari muri Beka, ariko ubu nsigaye mpinjira. Haleluya. Abana banjye babaho tubaho, dutungwa n'imigambi n'ibyiza by'Imana ndetse n'amaboko yacu. Ikintu nakuyemo rero nshaka kubabwira nuko iby'Imana birya barambije, abarambiwe bagiye. Mbifurije imbaraga zidasanzwe. Hanyuma ndashaka kubabwira ukuntu Aburahamu yumviye ijwi ry'Imana akagenda. Wishaka kugira ibintu Imana ngo ihereho kugira ngo ugende, wowe genda. Kandi mu busa niho hazaturukamo igifatika. Ngo Imana ijya kumutuza i Kanani.
umva amagambo Imana yabwiye Aburahamu. Yaramubwiye ngo nugera i Kanani ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye. Turi ubwoko bukomeye twebwe, turi ubwoko bukomeye, turi abantu bahamagara Imana ikatwitaba, turi abantu bashaka Imana tukayibona, turi abantu Imana ifite mu bitekerezo, turi abantu Imana itekerezaho, turi abantu Imana ikorera inama ku bwacu, turi abantu Imana yigaho, turi abantu Imana igiraho umugambi, turi abantu tesevone batayasiridrere, turi abantu Imana ikora inama ikabera hariya. Turi ubwoko bukomeye, nimba udakomeye mu maso y'Imana birakureba. Uti nkomera se ngira muyomba, nkomera se nakomera niki, nkomera se niza ngahe, birakureba. Turi ubwoko bukomeye. Nimba Imana yicara mu ijuru ikanyigaho, nge ni ubwoko bukomeye. Nimba Imana yicara mu ijuru igakora inama ikantekerezaho, ndakomeye. Ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, n'ubu turacyamuvuga. Imana iramubwira ngo nzaguha umugisha, irongera iranamubwira ngo nawe ubwawe uri umugisha. Mureke mbabwire, iyo ubanye n'inyatsi ihita ikwatsa. Kugira umugisha w'Imana ukitwa umunyamugisha, ujya gucururiza uwahombye akunguka cyane. Iyo uri umunyamugisha ukayobora abantu, n'abo uyoboye babona umugisha. Iyo uri umunyamugisha ukaba umuyaya wo mu rugo kwa runaka, uwo mugisha urabakoraho. Kuba umunyamugisha, reka nze mbabwire, uzi ko hari umuntu ukuzira mu buzima mukamenyana mukitwa inshuti mugasangira, wari ufite amafaranga ntongere kuyatunga. Hari umuntu wazana iwawe mu rugo ntiwongere gutunga ikintu na kimwe cyo mu rugo. Hari abantu ushaka binyatsi, Imana izabakurinde. Hari umugore ushaka wari umukire, uri umusore, mwabana nta n'ishuri ry'Imana, atari ishuri ry'Imana, akakwatsa ugasigara warashiririye. Hari abantu b'abanyamugisha, hari abantu b'abanyamugisha Imana ireba imirima yabo igahita isukamo umugisha. Hari abantu Imana ireba ibyo bakora igasukamo umugisha. Nkwifurije kuba umugisha nawe ubwawe. Hari umuntu w'umugisha wamenyana nawe ugahindurirwa ubuzima. Hanyuma arongera Imana iramubwira ngo uzakuvuma. Ndashaka kubwira abantu basenga basabira abandi nabi. Gusenga usabira abantu nabi, sinzi umuntu uherutse kumbwira ati hari abantu ushaka gufungisha. Inti ni bande? Arabambwira. Ubahoye iki? Arabimbwira. Ndamubwira nti kuri umugome urajya kubafunga bari abantu ubona batari muri gereza, n'ubundi bari muri gereza, urabajyana muri gereza ya kabiri. Hari abantu bakora ibintu nk'abakatiwe, wareba ibikorwa byabo bakamera nk'abamaze gukatirwa. Uramufungishiriza iki? Wamuretse agapfurwa pfurwa. Uzagusabira umugisha nzawumusabira, uzakuvuma nanjye nzamuvuma. Nta mugisha urenze. Tinya igihugu yagezemo atabyara ashaje kandi agahita abyara. Hanyuma ndashaka kubabwira ngo nimwimuke muture mu gihugu cy'umwuka. Ndi gusoza, mumbabarire muture mu gihugu cy'umwuka. Aho mutuye museka mu gitondo nimugoroba mukarira. Aho utuye unezezwa nuko wakoze ubukwe, hamara amezi 5 ukicuza icyatumye ushaka. Aho utuye unezezwa nuko wakize wabonye amafaranga, wayagira bene wanyu bakatangira kuguhiga ngo upfe ngo kuko utayabahaho. Aho dutuye, mureke mbabwire ukuntu aho dutuye ari habi. Aho dutuye turahinga bikera bigashisha, imvura yagwa ikabirengera bigahita bipfa. Aho dutuye ni habi. Aho dutuye turunguka cyane, tukayoragura ibifaranga, tukarangura tukaranguza,
nuko byaje ari byinshi bikayoyoka ariko ari byinshi ugasigara usaba uwo wimye. Aho dutuye ni habi, aho dutuye urabyara abahungu n'abakobwa ugaseka utwite ukajya gushima Imana ugakoresha n'ibirori kumwe mu bigenza. Ejo bundi umwana akifata mu mayunguyungu akakubwira ati wambyariraga iki? Aho dutuye nuko bahita. Aho dutuye wishimira ko wabyaye abahungu, ejo bundi agataha saa 9 z'ijoro wamubaza ngo uturutse hehe, ariko Mary ubu mbaze iki? Narindi kumwe n'abatipe twigana kandi akaza ari mu Kinya, ukagira ngo amafaranga ya Minerivare watanze nayo kumwigisha kunywa. Wareba neza ati Mary aho kugira ngo azane diplome ukabona bungukanye inkumi yateye inda. Aho dutuye niko bahita. Erega byose ni hahandi ibyo twigira umunsi umwe tuzemera. Nimuze twimuka aho duture mu kindi gihugu. Aho utuye, ahantu mutuye usambana mu gitondo ukaza uti Imana imbabarire ntugire ubyaturira sinzongera, hashira iminsi 2 ukongera. Urumva atari hamwe irata, ariko hari ahantu utura ugatsinda ibyaha n'ibyago. Ahantu dutuye ntago ari heza. Ahantu dutuye ni mu manegeka, na manegeka, kuko ibyo wirata uyu munsi ejo bundi biguca mu myanya y'intoki. Wiratana inshuti zikagenda, ukiratana abavandimwe bakagenda, wiratana ibyiza bikagucika. Ariko imuka uture mu gihugu cy'umwuka, uturane n'Imana, uturane n'Uwiteka. Nuturana n'Imana uzaba kure y'ibibi, uzaba kure y'ababi. Nuturana n'Imana uzaba kure y'abagome, uzaba kure y'abagambanyi, uzaba uturanye n'imigisha, uzaba uturanye n'ibisubizo, uzaba uturanye n'ubutabazi. Nuturana n'Imana, icyo gihugu niho Imana ituye. Aho ndi kukubwira niho ituye. Hoya ntabwo ihacumbitse, ntabwo iharara ijoro rimwe. Irahatuye mu gitondo, irahatuye nimugoroba. Iyo utahanye muratahana, iyo uryamye murararana. Niyo mpamvu abagome n'abagambanyi n'ababisha batagusha. Aho tugomba guturana nayo. Burya abaturanyi baragwira. Dukwiye guturana n'Imana aho tugeze. Nta muntu ukibona waruhukiraho, ntiwabona ubitse ibanga. Nta muntu wabwira uti ngwino ujye kunshimira akabanza naguze, ukigura atarakigura kwereke. Merekeza ngiye kwishyura nyiri kibanzo nasinyiri. Uvuye muri banke buretse sha arakuniga yasigarane. Wabona so wereka fiance, mfite fiance shangwe n'umundebere, mumwereka mujyane. Haba duturanye kwa General Yesu mu gihugu cy'umwuka uzajya uturana nayo. Nuruhuye ruhukireho, nutake gutabare, nubura ubwira uyibwire. Haleluya. Nubura abantu bona Imana. Mubwire ko hari uwo muri gukundana. Uretse bimubwira uti shangiye umutware wanjye ukuntu shama. Haleluya. Ashimira Imana. Imana ngiye nyihereye ubutware mwiza. Komeza bivuge. Ni mwiza. Komeza uratabana impyisi zihuma. Izo mpyisi se zihuma ntago ari izo mamwicaranye mu rusengero. Si izo mujyana muri bya bihuru mujya gusenga. Saba musenga na 3 na 7. Si bamwe susukira ibyayi. Mukozi w'imasha Imana yakoresheje ubu umuntu yanyohereje akamiliyoni. Komeza ubivuge baraguhwanya nako. Imana ibimuri batuza handi.
wagira abana bafite ubwenge bakakujyanayo, watangira kugondagonda akazu bakagucurika ubwenge, watangira kujya gucuruza bakakuzezengeza. Nudaturana n'Imana imigambi y'ibyo bashaka izagusohoraho, ariko nimuturana ntacyo uzaba. Umunsi natangiraga kurya no kunywa hamwe n'ababwiye Imana yarabikoze, nkatangira kwinjira muri beka bikuza amadolari, niwo munsi batangiye kundogera abana, barabaroga babagira abasazi, barabaroga barabasarisha ari babiri, umwe nkamuzirikira iburyo undi nkamuzirikira ibumoso, umwe nkamuzirikira mu cyumba cye undi nkamuzirikira mu cyumba cye, ariko kuko naturanye nawe ntawanshyigura bankurahe. Ntabwo ndi buyabereke kuko bitari bukunde kubw'umwanya. Baricara bati ntazabirya, baricara bati tugomba kumubuza amahoro ye, ntabwo azabisekeramo, biriya yirata ngo ari kurya ngo ari kunywa, turaje tumwereke. Cyokora muri iri teraniro harimo abantu bameze nk'abagashize, kandi nabonye bagikomeje urugendo. Ubundi nubona umuntu ahagaze hano agahagarara hano mu cyimbo cy'Imana ukajya muri telefone, mba numva uri kumbangamira. Telefone izo telefone zanyu imbere mwazipyondeye mupyonda urarara upyonda bugukerewe, wakihanganya muri iyi minota ukumva icyo Imana ivugana na mama nawe inyuze muri mama Sharirene. Erega nushaka kubyumve, njya mbwira abantu ngo intebe nahagurutseho hari abagomba kuyicaraho kuko ntizaberaho, ntabwo yaberaho. Buryo uhaguruka ku ntebe y'ubukene gasiga umuntu, Yesu azarindaze intebe zose zifite abazicayeho. Intebe y'ubushomeri zaba ifite uyicayeho, iy'ubupfakazi n'iy'ubugumba, intebe y'inzara n'ubushomeri, izo ntebe ntizizabura abantu. Niyo mpamvu wasanga ibintu ubwira n'Imana igiye kukuburira kugira ngo umunsi byakomeye ntuzirukire mu bapfumu, kandi ntuzatakaze ibyiringiro, uzamenye ko Imana ari Imana y'imbaraga. Ntangiye kwinjira mu munezero, kwirira inote zanjye, ntangiye gutekereza imishinga, ntangiye kwaguka ngo nanjye mbundi muntu. Umuntu aravuga ati uzabaho ntakibaho. Abajyanye aroza umwana wanjye amuroga ibisazi. Iyi foto ya mbere iyi ni umwana wanjye wa mbere wari utangiye gusara, muboha amaguru n'amaboko. Hano nari namubohesheje igitenge nambaraga, sinari mbyiteguye, nari kugura imigozi. Ariko njya mbwira abantu ngo iyo ubuze teremusi wiga kubika mu kajerekani. Burya gukena nta muntu ujya ubibwiriza undi ngo uzakene gutya, ariko niyo wakize nawe ukubwira ngo uzakene, ni ibintu byikora. Haleluya, haleluya. Ndamuboha amaguru n'amaboko. Iyi foto naho yari yakuyemo imyenda yose, tumufatira ku gipangu yambaye ubusa agiye kwiruka. Iyi ngiyi naho yari yuriye hejuru y'inzu, hejuru arambwira ati ngewe ariko ndamanura umutwe mba ari wo mbanza. Ngewe rero abademoni ntibajya bankanga kuko ubarenze turaziranye. Iyi ngiyi naho yagiye muri garderobe akatagura ibitenge byanjye byose byiza, byose byiza. Iyi ngiyi yagiye areba amashuka yanjye meza arayakatagura. Iyi namufashe ninjoro amfatiyeho icyuma, kuko uwo muntu turoga aramubwiraga ngo urana n'icyuma nasinzira ukimutere akanguka nanjye nkangura, tuhita tuyakanura twese. Aha ni umugozi yari afite, bamubwiye ngo anigwe umuvandimwe we amwice. Nka saa 8 z'ijoro arabyuka aramuniga, nanjye Imana impa gukanguka, mpita njya gutabara asanga ntarapfa. Iyi twarwaye mu cyumweru kimwe twese tujya mu bitaro, kandi turwara umuriro. Wankoragaho ugashya, najya kwa muganga bagasanga ndi barafu.
hari mu kwa 12 ubwo bashakaga ibitambo ariko inyama zacu zirarura. Iyi babonye gufata umwana umwe ntacyo biri kuntwara biyongeza wa kabiri. We kubera imbaraga yari afite nabo hagakaboko kamwe nakandi hariya akaguru hamwe kamwe hano nakandi hariya kugira ngo mushobore. Ubwo basaza ari babiri. Umwe muzirikira mu cyumba kimwe undi muzirikira mu kindi. Iyi naho yari amaze kunkingiranira mu cyumba agiye kuntwikira mu nzu. Hanyuma muboha amaboko. Ahangaha naho yahonze amabuye ya telekomande. Amabuye ya telekomande arayahonda arayangwa. Sanga inda yabyimbye ari guturufuza hano. Iyi naho yariraga ngo arashaka amaraso y'abantu n'inyama z'umuntu ngo azirye anabiwe. Iyi ni icyuma narigiye gusasa igitanda kuko twararanaga. Sanga hari icyuma musengeye biravuga ngo twamubwiye ngo akirarane nusinzira kigutere. Mubonye uwo mwica. Ahangaha naho yaragiye gukora ikizami. Ageze mu kizami yiga senga iminsi 7. Umunsi wa mbere ngo ndi gusengera ikizami. Baroko nusenga ntigusubiza ujye uyirindira. Ese ugiye kwa gitifu akakubwira ngo uzagaruke ejo ukambye impanga ko wakoreye perime wakoze rimwe ko wakoreye diplome ntago ari wataganganye ariko ngo muraza ngo Imana nihita ibasubiza izagusubiza igihe ishakiye. Uzayirega he? Umunsi wa mbere ndasenze ngo ndi gusengera ikizami. Umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, umunsi wa kane kandi njya ku misozi itandukanye. Ku munsi wa gatandatu ahita azana inkweto inaraziguze 28,000. Arazifata icyuma arazishwanyaguza maze hamwe nicaye mu cyumba cyanjye kumukeka ndi kuruhuka ngo mbe ko senga yitandatu sha. Ngiye kubona mbona azacigatiye inkweto n'icyuma abikira imbere yanjye. Arambwira ngo dore Imana yitakurengera ngo abantu mukora nivuga butumwa kuri YouTube nuko bari kukugira. Mbabazwa n'inkweto ariko mbonye nako numvise nako kantu umva karimo ubwenge. Bari kungira nk'izo nkweto yereziciye n'ubu twarabibitse ntago tujya tubijugunya. Ndababara ariko biraho ku munsi wa 7 wo gusoza. Iyi ni ivarisi yuzuyemo amakaye. Yaragiye afata icyitwa ibitabo byose n'amakayi yose. Mbese nagiye gusenga ku musozi ku munsi wa 7 nawe akatira mu ntuze yabikoze umunsi wose. Araca amakaye araca ibitabo byose. Maze nicaye nduhuka ndi gushimira Imana ingejeje mu rugo nkaba ngiye gusoza. Ngiye kubona mbona kurubanya ivarisi ifunze. Ariko we Baroko mwagiye mukomera. Kandi ugomba gukomerera aho ugomba gukomerekera. Maze arayikurura ivarisi araza ayitereka aho nicaye arayifungura neza. Nongeje mbona amakayi mva kubeshya n'icyaha. Njya nihagararaho sinjya mpfa gucogwa ariko umunsi niba unkoreye sinzongera gusenga. Ngiye no guhitanya soreza aha nahise njya muri firigo ndagenda nanywa ntegura n'icyo kurya ndarya mpitanya soza. Maze wa mwana wakoze ibi hashize umwanya asanga mu cyumba araza tehe warakaye ngo ntuzongera gusenga. Ngo ninde wakubwiye ko ibizami by'Imana biba mu makayi y'abana b'abantu? Ko nakubwiye ko azatsinda yatsinzwe. Imana nta kosa igira. Ndayisaba imbabazi vuga ngo ku munsi wo gutsinda wo gukora ikizami. Ku munsi wo gukora ikizami bari mwisubiramo ni gusubiramo amasomo. Abararwaye nanone ku munsi
munsi bajyaga kureba aho bazakorera ikizama barakizema, abarakize kandi yarabonaga 2/80. Umwana wari umuhanga akize, mbona yabyutse ari mutaraga ati ngiye ku ishuri. Ma ngiye ku ishuri? Ibaza umuntu waraye ukoze ibyo wagiye ku ishuri, yambara uniform aragenda. Witeka we umurinde ntibimufatire mu nzira. Aragenda bamwereka aho azakorera na nomero azakoreraho, arangije arataha tumva shaho mama. Haleluya! Arambwira ati ma atuzi ko papa yaje, Imana yita papa, ngo uzi ko papa yaje. Akambwira ati kuva ikizami gitangira ngo ma ngo nagiye kubona mbona ya ntebe igize hano iwacu, ya ntebe ye hari ukuntu tatubiziranyeho, ariko ngo iraje ngo ihagaze hejuru aho tuzakorera ikizami irahicaye. Ngo maze papa arambwira ngumva ngo nzabana nawe ngo kugeza ikizami kigize gute kirangiye, nzaba ndi kumwe nawe. Ngo mama ngo mbona afashe uruyoka rwari ruzengurutse intebe nari nicayeho, mama arukatamo ibipande shaho mama, ararukata numva iyo ni intsinzi. Ku munsi wa mbere ibizami bitangira najyaga gusengera ahantu nteganye naho kizabera, ahantu bita nyine hantu nyine, nkagenda nkareba ahantu bijya gutegana, agafata inzira agenda nanjye ngafata inzira njya aho hantu, bakohereza nanjye nkajya nohereza, bakohereza nanjye nkoherezayo, kandi byanjye byari bifite imbaraga kuko nari ikigikiwe n'andi maboko. Bakohereza nkohereza, hanyuma amasaha yo gusoza ikizami nakumva nta telefoni, nti amina. Umunsi wa mbere barohereza ndohereza, barohereza kuwa kabiri kuwa gatatu, ikizami kirasoza. Ku munsi wo gusoza hasigaye ngo ikibazo cya nyuma, umwana atangira kubura umwuka, ngo baramuhungiza baramusohora. Imana ari kwizi kurwana urugamba ikarwana n'urwanyuma, baramuhungiza bamusohora hanze, bamuzanira amazi, n'icyanyuma aragikora. Haleluya! Amanota asohotse dusanga yatsinze. Mureke mbabwire, nabaye kuri urugamba, abavuga butumwa bagenzi banje bakambya ngo reka ubugoryi, jya kureba umunyarwanda kuvuri. Umunyarwanda uvura mu mahembe na Nyabenge ninde? Bakanyohereza mu bapfumu. Abahanuza abakozi b'Imana basenga bakambya ngo ibi bintu birakomeye, no gushaka mu kinyarwanda. Mbega aho tugeze, nditegereza uburebure bwanjye n'ubugari bwanjye, ndeba amateka nubakanye n'Imana kuva kera, kuva muri 2003. Ndeba ukuntu abantu bose bangirira icyizere ko ndi umukozi w'Imana, ndeba ukuntu banduhukiraho bambwira ibibazo byabo nkabasengera bagasubizwa, ndeba ubuzima nagiranye n'Imana naho twanyuranye. Umva reka mbabwire, ipusi yashomeje imbwa amata, imbwa iravuga ati bitajyanye n'ibi hari ibara ritabera imbwa mwabagabo. Kubona umukozi w'Imana asesera mu bapfumu, kubona umukozi w'Imana asesera mu ndaya kujya kugura, hari ibintu bitatubereye, hari ibintu bitadukwiriye. Nunapfa uzapfe kigaba, ariko uzapfa ariko wubaha Imana. Ndeba mama Sharirene wabibise ngo ngiye mu bapfumu, ijambo navuze nabwiye abantu nti nibapfa bazagende. Rusororo n'Inyamirambo hari abana benshi bangana n'abanjye. Muri make nahise mfata abana mbaha Imana, kuko kubaho byo nabonaga ari danje. Iyo rero wavuze ngo aho kugira ngo mpemukire Imana napfa, nta nubwo ubugipfuye. Abantu bavuga gutyo se barapfa? Imana ya Isiraheli yankirije abana, irabakiza, irongera impa ubuzima, irongera impa kubaho, irongera irantegurira ameza, kandi noneho igarutse yaje ifite speed. Nagira ngo mbabwire ngo maze nk'amezi 3 nongeye kugaruka muri ubu buzima. Maze amezi 3 mvuye muri izo ntambara, nzimazemo imyaka 5. Maze amezi 3 Imana yongeye kungarukaho, iranyubaka, inkiriza abana, inyubakira ubuzima, ndongera mbaho kandi mbayeho neza. Hanyuma tugiye gusenga. Uyu mwanya ni wo kubwiza Imana ukuri.
wowe n'Imana muraziranye, igukunda urukundo udatekereza. Kuba wicaye hano nje kukubwira ngo ntago wicaye mu ntebe gusa, wicaye ku birenge by'umwami, wicaye ku bibero bya Yesu. Nubwo abantu batakwitayeho, hakaba ntawe ugutekereza, nta nuguha mwiriwe cyangwa mwaramutse, ukagira telefone ukamara n'icyumweru ntawe uguhaye mwiriwe, nje kukubwira ngo hari Imana ikwegereye kandi gufitiye imbabazi zitari nk'iz'abantu. Iyo ntago muzamenyanya ngo igute nka rubanda, ntago izaguteza bisi, iragukunda ntiwigirire nabi. Uyu munsi uyiyoboke mu zindi mbaraga, uyibwire ngo unyimure muri ubu buturo ntuyemo, uyibwire gutuze mu gihugu cy'umwuka. Hanyuma muri iri teraniro, ninde wicaye muri iri teraniro ushaka kwakira Yesu, akavuga tumva ibyo nabayemo nayo bibayemo, ndumva uyu mwami nkeneye ko anyobora, hanyuma nanjye nkamuyoboka, namara kumuyoboka nanjye akangirira neza. Ndasengera umuntu ushaka kwakira Yesu, sengera umuntu ufite intege nke, sengere n'uwaguye. Haguruka ku maguru yawe abiri, ni wowe uri kwigirira neza. Haguruka ubwira Imana ngo mpagurukiye muri iri teraniro, uyu mwaka nanjye ntura handi, kuko aho ntuye ariho uzansanga. Haguruka dusenge. Ngo ngira impano yo kwigisha, sinjya ngira iyo kwinginga. Mureke dusenge. Ijambo ry'Imana ribe muri wowe, ibyo wumvise ubizirikane. Mwami wanjye Yesu, abana bawe bahagurukiye imbere yawe, bararushye kandi bararemerewe, bafite ibibagoye n'ibibababaje, bahagurukiye imbere yawe ari abanyantege nke ndetse n'abanyabyaha. Ndabasabiye kandi ndabasengeye, imbabazi zawe nizibabeho, ubatega amatwi kandi ubumvire, umanura imbabazi n'imbaraga, utanga ubutabazi bwihuse, womoreye imitima ibabaye, ugirire neza abagukomokaho, kuko baje kugushaka bakubone. Ububasha bw'Imana bubamanukire, imbaraga zikomeye zibazeho, igitinyiro cyawe kibazenguruke, ubakure mu rupfu bashyire mu buzima. Mwami, nibaguhamagara ubitabe, nibagushaka bakubonere hano. Urakoze cyane Yesu, urakoze kubw'urukundo rwawe, urakoze kubw'imbabazi zawe mu izina rya Yesu, amen. Ndashaka uhaguruke ngo usengere isengesho, Imana igutuze mu gihugu cy'umwuka, ikwimure mu manegeka. Ngahaguruka dusenge. Ngaba bahagurukiye imbere yawe Yesu, ijambo ryawe ni rizima kandi rizira inenge, ijambo ryawe ni inkota, ijambo ryawe rifite ububasha, ijambo ryawe rifite ubushobozi, ijambo ryawe rifite imbaraga. Ijambo ryawe ryabwiye abantu kwimuka, wababwiye gutura ahandi mu buturo butaramanegeka. Ndabasengeye dore abahungu n'abakobwa bawe, ndabasengeye abana bawe, ndabasengeye mu izina rya Yesu. Nibakugirireho umugisha bari muri iri teraniro, nibakugirireho umugisha bari hano hantu, nubimure, nubatuze mu gihugu cy'umwuka, nubatuze ahandi hantu hatari aho batuye, nubarengere kuko uri umunyembaraga. Umuntu wese waje imbere yawe, wazindukiye muri iyi nzu, niyimuka tuzwa ahandi hantu, kandi ubaha impano bagisohoka hano bahindurirwa ubuzima bwo mu mwuka. Ubatabara bari mu ntambara, ubagirira neza babuze uko bagira, ubarengere Uwiteka kuko ari wowe kurengera. Ndagushimye, tugukomeye mu mashyi Yesu, tugukomeye mu mashyi cyane kubw'umugisha utanze muri iri teraniro no kugira neza kwawe gutangaje. Cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Imana nibaha umugisha.